kazi. Ngwino hano kwa Eric niwe turi. Naga. Sawa. Yes. Yeah. Ha. Hey. Nse burandirirwa mbisubiramo ubwo mperukana kuvugana na Ntezi sinashyizeho parire ntiwabyumvise se. Soni na Nandi ubu rero nyine ndagira ngo njye kumureba. Ntabwo tugiye utuzi cyiza. Ntabara mbere imbere ye nabi. Umva rero mubwire. Buriya ngewe mfite impungenge. Izihe? Urabona igihe twari tumaranye ahangaha. Amaze kuba umwana mwiza, imico mibi yari imaze kugabanuka. Muri make agakiza wakiriye ndabona karagutanye. Ariko impungenge mfite ni uko uba ugiye gusubira hariya hantu ugiye kongera kwiga imico mibi. Ntawe ukugira inama, ntawe ukubwira, ufite impungenge ko uzasubira bwabo buryo wabagamo. Ariko uzi ko mushaka gutesha ijambo agaciro kwiguza icyo ari cyo. Umuntu yiga yaciye mu ishuri. Ese ngiye mu mashuri. Ushatse kuvuga iki? Subiye mu rugo. Mugisha yewe cyo nakwizeza ariko urizi ko meze nk'umuntu uvuye mu buroko. Ngo urizi ko meze nk'umuntu uvuye mu buroko. Ushatse kuvuga iki aho hantu? Ushatse kuvuga yuko aha wari uri ngucumbikiye wari ufunze? Oya ntibikubabaze ntabwo ari byo nshatse kuvuga. Uvuze iki? None se ubureka nkwazi ntabwo nagendaga nk'abandi. Uzi ko magare igihe ntunzwi no kugenda shakisha imibereho ubuzima ahantu hose. Rekeraho. None ntawansuraga nta none. Urekeye aho. Kutanyumva na. Urekeye aho ngaho. Mbwira. Nakwakiriye nk'umuntu uri kugufasha. Mwitaho ku buryo bushoboka bwose. Sinagushimiye. None kumva ko kuba wari ucumbikiwe ahangaha ari uri muri gereza. Oya ntabwo ari byo mvuze. Uzi icyo mvuze se? Mvuze ko nyine wumva nk'umuntu w'umugabo witungaga urantiza imyenda iki byose byose ubwo urumva nyine nibyo nshatse kuvuga kandi numva nawe. Ariko ubundi warakijijwe cyangwa? Narakijijwe. Urumva ndi igicucu ku buryo ibintu uri kuvuga ngiye ntari kubyumva. Reka basi tubyihorere. Reka nkubwire. Reka tubyihorere bitaba bifu. Kandi ubwo genda nabivuyemo. No, umva nkubwire. Ntugiye se? Ntugiye? Sinzagaruka kugusura. Uzagaruka kunsura? Ariko buriya tujyana gusenga. Bavuze ngo umwana uzi ubwenge yumvira mu rusaku. Icyo bambwiye buriya nacyumviye. Hanyuma se ubwo ngo wowe kutari umwana ukaba uri umusaza se? Hano kwa Mugisha gereza buriya reka nishakire ibiryo ubundi nigendere. Cyakoze reka mubwire wakagenda sibyo? Ubona ko uri kunyihenuraho? Urimo uranyihenuraho nicyo ndi kubona cyo. Ariko njye ntacyo bintwaye. Ntacyo ubyumva uko ushaka. Gakiga izakugarura wongere ushake sibyo? Kandi ishakira ibiryo. Ibyo ni ibyawe. Сколько, сколько, сколько ты одувал?
wambaye n'udupfukamunwa guhoberana biracyabaho cyane ari mukumbuye makuru se maze neza ndabona ukeye ariko ye baba we nikize akabindi k'umutindi iyo kagiye kugongo kaneneke ingati igira gutya igahita yisegura neza sigaye uzi n'imigani se none reka nabikwigishije mvuye mu cyaro kwiberi ubu nonkaga nk'akana gatoya ushobora cyaya ariko uzasubire dore iyo uri i Kigali umeze nabi shani sawa urantabaye twabivuganye ko nza kukureba none sawa ubwo utigeze umvugisha hari gahunda naje kugira none amamagare se rwose nagize gutya ndaza ahantu imodoka impagaritse hura n'umwana twari twariganye kera myaka 10 yari ishize tugira gutya turaganira bizemo gakeya ariko birangira ubwo siko nari nigendera waruje se ubu kundeba kuguhamagara ega na telefone yashanyemo n'umuriro ubundi ntayo mfite rwose ntayo dore yashanye umuriro nayisize ese ubwo wari kumbana ariko uza gukorera hanyuma se ikisi noneho da uri ikintu ushaka ubona ubwo nk'inshaka ndabibona kandi nari maze igihe ubwo se waje gihe wabuze amahoro none nari ngukumbuye mumbora y'iki ese ibyo numvise n'ibyo ibiki se kandi amakuru mba numva ngenda numva hari ikintu wakoze kuri radiyo se kuri televiziyo se ko muri n'abakire mwege munayireba amakuru wumvise hehe kuri numvise ku bantu nyine ngo bashiki bawe mugendana bimeze bite ngera ahubwo nibyo ibyo numvise wowe nyemera yego cyangwa hoye rero nawe ndumva ugiye kumera kera ngo hari umugabo ngo wagize gutya ngo batira igitiyo ngo aragenda ngo kivuga ngo ese ngo bako bambwiye ngo igiti ibintu nk'ibyo nge ntanasubiramo ngo ye ngo kimwe none nawe ndumva arizo nkuru ushaka kunjyanamo wowe mbwira ni ibiki ibintu ngo umukobwa ibintu by'umukobwa birimo umukobwa nabyize hari mushiki wanjye ngira uzi imbana nawe ntawe ngira se nabimenya gute uba wabimbwiye n'abaturanyi b'abakobwa uzi ngira imbana nawe ahubwo se baba bahanyeretse ese urambaza abakobwa gute nuko wenda wasanga hari abo mukundana cyane ko genda nacuruza na kotegisi wenda ngo mvuge ngo nuwanyambuye ariko ubwo wasanga banakurekera hari igihe wigeze kumbwira hari abahanzi baravuga ngo ntugapfe kwemera ntumbarira abo ni abahanzi ego nanjye ntabwo nigize mbyemera niyo mpamvu hari n'ikindi utazi buriya twebwe abantu dusoma bibiliya buriya mu migani haranditse ngo ni ibintu nk'ibyo by'abantu bagira utuntu tw'uturimiri turabakenya ni nk'uko mu migani haranditse rwose ariko uzagenda uhasoma nawe uzayibona ndabizi muri kangahe imigani kangahe uzagenda ufate bibiliya yawe urebe mu migani utuntu nk'utwo tuba duhari nk'utwo ngutwo ukadusoma tukakunyura rwose nimba usoma na bibiliya ahubwo se tureke kujya kure ndebera ya mafaranga n'ikenuza nk'icumi ryonyine yashiriye mwitike ariko se we mpereza nanikomereze dore n'isaha ziragiye se ubundi twavuganye kuri buze no mu rugo ndaza ntacyo ubu turisanga ndebe dore telefone nta nayo mfite ubu turisangahe ubu turisaye ndaza saa 11 ndaza saa 11 rero ndamuhaye na 5 nta kibazo we mpereza ko muhaye meshira ubu uragenda uyanyweye nuze nuze kundeba wakijijwe ntabwo ndamwizeye wowe magana teni ibifaranga byinshi akiyangana urakoze ubwo nyine turaza kuvugana ndabasanze sawa buriya ngo nzamwishyura buriya amagarira ahubwo ndongera dusubire mu gifungo kanigendera
sinkubonye mbonye se nkoze iki mbwira ikintu sinkubonye nkoze iki se nyine nimba umbonye mba siwe nabonye ugonga umuntu ugahita wirukanga ntabwo ari wowe ako se tujye tuvugisha ukuri aya maguru yanjye nzume urabona ngere ndabura izuba rimwe nyene imvura imuri yonyine kugira ngo ushibuke rero nzume nta modoka ngira nta moto nta gare ntabwo ngumuntu ngabari ngwiza ukuri nkurize wagonze umuntu ubonye apfuye utawirukanga mana yanjye mbega umuntu ariko nzume dore nagorwa ngeze aho ngo umuntu ngendesha ibirenge dore moto yagera ahenganye kugendesha ibirenge nagonze umuntu gute nguhurize urabumuriza iki abadasosa abapolisi zabakize ibyo ngibyo uri kuvuga ntabwo ndi kubyumva ahubwo se ubundi washinzwe icyo ku buryo umururiza ibyo uri kumbwira umva narakubonye ungiye ugonga umuntu nta nubwo ari umuntu wagonze abantu aba babiri ako nawe tuvuga nimba naragonze umuntu umuntu mwabaye abantu babiri ngo ngusobanure impamvu ari abantu babiri wagonze umubyeyi afite umwana mu nda ubwo se urumva atari abantu afite umwana mu nda ubwo umubyeyi afite umwana wowe ubonye nta no kwisobanura wahise wirukanga ubwo se ako se nawe uturetse kubeshya ubu naza ngiye nkakugonga gutya we ntabwo bazagwanira umuntu umwe ni abana babiri ubundi urakomeye ndakomeye aha kwari warabuze ubusa bwawe ubusa urabona nambuye ubusa none se kikugenza neza ubu tugiye guhura umbwira ibintu by'amafuti unzane ibibazo bidashira ngira ikintu cyunguka ariko mwaramburanye nose kwa ko banyita amatiku niyo mpamvu mva ko nakubwira amatiku mwe y'abagore abagore bijya binshobera nushaka menya ko bahawe ijambo abagore bamaze none se ubundi tuve muri ibyo ngibyo ubundi magara azava mu buhungiro ryayo se wa mugabo magare uri skotiye uri igiki cye gituma umbaza ubuhungiro wamubonye ahunga se uramugabo ari ibiduhuza byinshi wowe utanazi nubwo mwabanye ntibihe naramuremeraga warigize umujura muri butike y'abandi umujura we nabinyanditseho se ahubwo iyaba ari we bafata kuko uri ingegera wa muhungu ndi ingegera ahubwo se urebe eka nkubwire urumva iyo umuntu muzima ubundi baca umugani ngo nta hene nziza izirika kumbi wapi wejo wundi wawe winyanduje none se umbonyemo ikiziriko ku buryo unyita ihene mwese mbwira ikintu cyunguka mani mugira imvugo nyandagaza ubundi se wa mukobwa yateye ntabyo wari uzi se wamubonye ayitera simwe mugenda mubunza ubugambo nabonye ayifite utya usibye ko nanze kukuvamo ko wigira umuntu inajyo ureze n'inajyo wigira bakame n'abakame nta nubwo ubona namurenze ntago watungutse umuntu yaguye ugategirukanga ubwo se nyibivuga ko muziranye ako se reka nje nkubaze kuba naratungutse umuntu yakoze akisi bivuze ko ikibazo ari magare yamubonye nk'igisambu nose ntago wari ubizi ibyo byose ndi BBC sivuga amakuru none n'igihe wakoze icyaha kuko ntakuraburije mvuga yuko muziranye bati banagufata nimba urinjajwe uzagenda undaburize ko mani rero uragiye ninya uburezi nkamwe ubonye ndi yanyu ni inyombya se reka umenye ufite ikibazo umuntu ubu ntago ari matiku we uyu mugabo ntago azapfa uyu mugabo agenda n'imana matiku ko tumuvuze atungo vuga ngo wamenyanye n'iniga ntabwo nese nkuraburize nezi bonga bose sinkubeshyi nimba hari umuntu ugomba gufata nk'icyitegereza ina uyu mugabo iyi mbwa ivuga ngo arahunga oya ibyimbwa tubimwite turi mu rugo ariko nituba turi kumwe nawe reka tumwite umugabo amanyanga mufitanye ako uzi uko ari mwakuba okay nimba dufitanye amanyanga ubwo nawe amabanga mumafatiye umva turetse ibyo kubwira nje tubyihora vipis cyane gutya nyine ubu ngubu yabo tike ni hafi kuyigarurira kabi yanyu wagarutse apura kandi magara urabizi je sinjya ntinzamo ahubwo se tumanukane shaka hano kuri akabanje oya tugende nkwereke ariko no mugabo nubwo mwaminanye nta kigenda kurikire ngiye gahunda ese ntiba yamaye nimbona leta yamaye tugende abajora guri urazikunu byaje none ari amafaranga na gato sigembika ijana shiremo ugiye guhamagara ndetse agoca mwagiye mwe amanyanga yanyu sha turi u Rwanda rufite amategeko simukazi ko mbona yanze kujyamo rwose
tujya hese areba izuba riri mu muhanda sinababwiye ko ari ryo bagurira mbese uratugurira mu muhanda uravuga nk'umuntu ushoje nyine ndaje tugende mbagurira umuhanda dore yitangira mu n'amafaranga dore igihe nayabonye dore nayo Yeza wowe nyine nawe kugira uzana mwizere nta zananyabifata mifuka mfite wara mifuka yagomba waraje tugore buri wese biswi ya senkani birangirira ndabona yatse aya mu gihe tuve hano rwose noneho muzi ukuntu bimeze harya ufite nimero za dirivara diriva ugenda cyagira fone nayigurishije mani cya yewe ngize n'amahirwe umuntu arampamagaye ubwo se uguhamagaye ninde noneho ra si ibibazo gusa se hari ikindi alo ngasumuta wasumuta eh